Zanyumuti
iyo umuntu azungurutse amaso ukazengurutse ukareba ubona hakiri ubumenyi buke mu bantu. Ivyo twiga ntiturabishira mu bikorwa ngo tubyumve neza 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 nk'uko Imana ibishaka. Iyo hariya muri ziriya nzandiko zibiri Paulo yandike urwandiko rw'Abatesalonike, ziriya nzandiko zivuga hejuru yo kugaruka kwa Yesu, zikavuga hejuru, zikongera zikavuga zuko wabapfuye. Bisa bivuga kuko aho Antitesalonike hamaze kirekire cyangwa se kitari zigiye kigufi, bahaye bigisha abantu ivy'umuzuko kugira ngo nibazaza bahura n'urupfu rukaza rubagiraho imbaraga. Kandi ngo itorero ryakira ububyutse. Burya ububyutse hari igihe abantu ububyutse buza bugenda bukongezanya, umuntu agakongeza undi. Ariko birashoboka kuko rimwe na rimwe umuriro wo gukongeza ugende uzima, bamwe ntibibafateho neza. Aba Batesalonike Imana ishimwe, haleluya haleluya. Aba Batesalonike ababigisha umuzuko, babigisha kuza kwa Kristo, itorero ryakira ububyutse. Ariko mu gihe gito abisi ngo batangira kubareka, ngo baravuga ati ko barahindura isi, ko baravuga ko bapfuye bazazuka, kandi ko baravuga ko yagaruka. Bacaho, ariko Paulo ngo yongera kubandikira urwandiko. Ariko yumva amagambo yababwiye ntibayumvise neza. Arababwira ngo bene data, ntidushaka ko mumenya ntidushaka ko mutamenya ivyo abasinziriye, mutababara. Nimba ngo mwaramenye ko, mukamenya ko Yesu Kristo yapfuye akazuka, ari nako ngo mwizera kuko abafiriye muri we nabo ngo bazazuka. Ariko icyo gihe ngo bari bafite ikibazo, nivyo navugaga kuko abantu ibi turi mu kwiga batari mu kuzakira neza. Ndaza kubisobanura. Abantu ngo bari ko bibaza, abantu bapfa ibibazo ngo bikavuka, abantu ngo bagasubiranamo bakavuga ati se ko yavuze ngo Kristo naza ni uzabajana, none ababahaye bapfa ko barajaye. Itesalonike ibibazo biravuka. Paulo abandikira ariya magambo, aravuga ngo ndashaka ko mumenye ibyo abasinziriye, mu gihe bizaza bibageraho mutazaza mubabara nk'abadafite ibyiringiro. Mwizere neza kuko umunsi umwe Imana izamuzurana. Kristo yamaze guca inzira, n'abariya bose Imana izabazurana nawe. Ayo magambo ndayavuze, ariko amagambo mvuga ni amagambo avuga ngo kwizera Imana mu gihe cy'ibigeragezo. Kwizera Imana mu gihe cy'ibigeragezo. Nta kindi cyadufasha duhuye n'ibigeragezo, nta kindi cyaduhumuriza nuko sifa kwa Mungu. Imani inaruka juu ya mambo yote. Kwizera kuza guca hejuru y'ibigeragezo, ukizera Imana imaze gutwara umwana wawe, imaze gutwara umuvyeyi wawe, uhaye unabara ukageza mu bantu batanu. Bamwe bari mu kuvuga ngo ariko noneho ngo twebwe mu muryango wacu usinzi uko bimeze. Ariko uwo muryango nyine Imana irawukunda. Uwo muryango Imana irawukunda kuko ibi ufiteho umugambi. Ni ukuvuga ngo iyo tugeze mu bigeragezo abantu babifata ukuntu. Ndibuka Yesu ari kumwe n'abigishwa be,
hariya mu nyanja y'Igalilaya. Abigishwa murabizi bari bamenyereye ibintu by'amazi, bari abarobyi hafi ya bose, ariko Yesu aravuga ngo twambuke. N'ubu nanje niko mbaye mbabwira, twambuke tuve mu mitekerereze ipfuye, tuve mu mitekerereze yo kubyina gusa, tuve mu mitekerereze yo gushorerwa n'ibindi bidufasha by'amajwi, ariko tubanze dutere intambwe twambuke. Sifa kwa Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Twambuke. Yesu ngo aja mu nyanja n'abigishwa be, iriya nyanja y'Igalilaya ngo yateraga ubwoba, yagiraga ngo ubujyakuzimu burebure, yagiraga profondeur ndende ikuzimu, kandi ngo yari izengurutswe n'imisozi. Muri iyo misozi ngo havagamwo umuyaga w'inkubi ufite imbaraga. Abigishwa be niko kurya bari batinye, barataka cyane, bari kumwe na Yesu, ariko arabareka icyo kigeragezo kibanza kibageraho, areba kwizera kwabo, araceceka, arabihorera, harasinzira. Yarasinziriye, yari umuntu, yararusha, yari umuntu 100%, yari n'Imana 100% ibyo muso. Ariko ngo abona abantu bamaze guhungabana, abantu ibintu byakomeye, warabyuka acecekesha umuhengeri, aravuga ngo kwizera kwanyu kuri ubumenyi mwize, iminsi tumaze tujana namwe, muracyahaye mutinya umuyaga. Aravuga ngo inyanja nituze, inyanja iratuza. Aravuga ngo imihenge yajya bukubu, hari imbaraga zigitangaza. Ndibuka evangeliste David Rutanga yaravuze ngo kumenya ko Imana ihari, ariko ngo ntumenye gukorera mu mbaraga zayo, ngo niko gutunga ibintu byinshi ariko ngo bidafite icyo bikumariye. Ukagira inka nyinshi, ukagira amafaranga menshi, ariko ukagenda ibirenge, ukaba wowe ukabwira igudanahaye usenga, ukanga gukura urufaranga mu mufuko, ubwo butunzi ntacyo bwo bukumariye. No kumenya gusa ko Imana ihari, tugahagarariraho, ntidutera intambwe ngo tujabuke, twijire neza mu mbaraga z'Imana, tuzikandagiremo, ntacyo byaba bitumariye. Hari amahitamo atatu. Turakomeza tuvuga imbaraga z'Imana, turacyagaruka kuri Yobu. Mbagize neza amataku, wamfashije rwose. Turaza kureba abantu bakoresheje izo mbaraga. Hari amahitamo atatu umuntu atazashobora kugiramo uruhare. Umuryango uzavukamo, uzuwisangamo, kabona ndavukana na mwarimu Ndebo, kabona n'abandi bavandimwe, kabona papa na mama, ariko nta mahitamo. Imana nizi guhitiramo. Urupfu narwo rukwica, nta mahitamo uzubigiramo. Ni igare n'Imana irizi, yari gutegekeye kuva kera ko ariryo rizagukura mu mubiri, rikakuzamukana ukaja mu ijuru. Ariko ngo aho uzaje usubigira mu ruhare. Kuva ejo bararirimbye, tekereza imirimo ya Juliya mu Kajembwe rwose no kumuramza ntabwo hari kure. Imirimo ye twari tuyizi, uyu muvyeyi yakoreye Imana. Kumpaye mvuga abantu bahariya barabyize, yakoreye Imana. Kandi iriya mirimo dukora, iriya niyo izituzura. Ese yaranditse ngo muvuge ko bakiranutse bazagubwa neza, kuko ngo bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Dorikasi ntabwo yazuwe nuko abapfakazi barize, ariko yazuwe n'imirimo. Bari bamaze kumushira mu cyumba cyo hejuru, byari byarangiye, yari muri morgue, abayuda barabikoraga.
ni muri moruge yarari, ariko kubera imirimo yakoze Imana irayibuka irasubirira muzura. Iyi mirimo dukorera hano mu isi niyo ngo iziduherekeza, niyo tuza twambukana, inka nyinshi tuza tuzisiga, amazina y'icubahiro bisigara aha, ariko tuza dushorerana n'imirimo yacu. Kwizera Imana mu gihe cy'ibigeragezo ukaresista muri ibi bigeragezo dutinya. Kandi impamvu z'ibigeragezo iyo bibaye rimwe na rimwe nirwo rwego ubugezemo, nimba unanabifite uzuvuga ngo aha niho ngize, ngomba guca mu bigeragezo, ngomba kwinjira mu kizamini, ngomba kugaragaza kwizera kwanje, Imana ikanyizera ikabona ko nanje nyizeye, n'abandi bantu duturanye bakabibona. Urugero rw'abantu bizeye Imana bari mu bigeragezo, Paulo yandikiye Abaroma 8:18 aravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe bidakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzaba. Yongera kwandika urundi rwandiko yandikiye Abakorinto ba 2:4-8 aravuga ngo dufite amakuba impande zose, ariko ngo ntidukuke imitima, kubera ko ngo tugendana urupfu rwa Kristo mu mibiri yacu. Dufite izindi mbaraga zituma tudakuka imitima. Niyo ibigeragezo bije, niyo tubuza abavandimwe, turihangana, ariko biragoye. Ariko iyo twizeye Imana turihangana. Bibiliya zitubwira Yobu n'urugero rwiza, batubwira ngo Yobu yizeye Imana mu gihe cy'ibigeragezo, ariko ngo yabanje kuyiburanya. Aravuga ati ndarenga, umukiranutsi w'Imana mu gihugu cya Usi, aravuga ati ndarengana rwose, akabwira Imana ati ndengano. Bigera naho ashinga urubanza, aravuga ati ariko twaburana nkavuga ko ndengana. Ariko ngo Imana igakomeza ikabireka bikamuzaho. Uri ibigeragezo biza biduca imbere, ikabona ikakwaka umuntu kundaga wari wubatseho, ariko Imana ikamuhamagara bikayica imbere, nta kitungura, nta kintu na kimwe. Yobu ngo aravuga ati ndenganura Imana. Agera igihe noneho cyo kuvuga ati cyamba tugashinga urubanza nawe tukaburana. Imana ati naho, ati noneho kenyera kigabo, ndakubaza ibibazo nawe usubize. Ngumubaza ibibazo byinshi, bigarandagira ngo kuri 60 abaze basoma Bibiliya. Ariko reka mvuge mwo bine gusa nanje namenye yamubajije. Yaramwe atariko kenyera kigabo nkubaze, ariko ho wabereyeho wigeze kumenya amarembo y'urupfaba? Yobu ngo nane gusubiza. Ati kindi cya kabiri reka nkubaze, aho wabereyeho wigeze umenya ububiko bw'urubura ngo umenye aho ruba, ububiko bwabyo, ya mabuye yose tubona tumanuka hejuru, wigeze uza haba? Yobu ati reka. Ate sinzira ije iwabo w'umuco ibahe, urayizi Yobu we? Ngaho mbwira. Ate se ninde wahaye ifarashi gusimba nk'inzige, urabizi? Bimbwira. Ijambo ndasoma muri Bibiliya Yobu gusa ngo yavuze muri za manza ze yari yashinze ngo nzi neza, icyo cyo ntiyashidikanyije, aravuga ngo nzi neza nta kintu gishobora kurogoya umugambi wawe. Umvisa amatwi, ariko noneho amaso yanje arakwiboneye. Sifa kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Noneho ngo Yobu yamahindura iryo jambo yarivuze kera, yabonye ko imbaraga z'Imana ziteye ubwoba.
yamavuga rya jambo rya tuvuye gusoma. Haraho ugeze muri ico gitabo cya Yobu 23 no ku 10, abasoma muraza kuhasoma, aravuga ngo iyi nzira mbaye nyuramo ngo nimara kungerageza ngo nzayivamo meze nk'izahabu. 19:25 haradusomye, aravuga ngo nzi neza yuko umucunguzi wanje ari singashidikanya, kandi ngo amaherezo azahagarara ku isi. Uruhu rwanje nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, kandi nyitegereze n'amaso yanje atarayundi. Yamavuga ngo umutima wanje wishwe n'ubukumbuzi. Imana ishimwe. Urugero rwa kabiri, Yobu ubwo yaramaze gusobanukirwa neza imbaraga z'Imana, avuga nta kintu carokoye umugambi wawe, ibyo wakoze nibyo arabyemera arika hasi. Urundi rugero rwa kabiri, Imana izishaka ngo tumenye imbaraga zayo, izishaka ngo tumenye gukomera kwayo. Ndibuka cyagihe Yakobo nawe amaze gukora ishano, amaze kuriganya mwene nyina, amaze kumwaka ubukuru. Ko abantu n'uyu munsi abantu bari mu kuriganya abandi, tariganya kandi n'icyaha kibi imbere y'Imana. Kuriganya ibyuzi ukavuga ibindi bitandukanye na birya, ugahamya bitari byo, ariko ufite ibindi uzi bizabibabaza Imana. Yakobo ngo ariganya mwene se, ngo amara arashika aragenda arahunga, ngo amare gushika mu ishyamba riramugura, agira ibibazo, akubitwa, ahurira n'ingorane. Ariko ngo kubwa amahirwe icyaje kumukiza, buhaye ngo bucagurikana mu gitondo mu rukerera, ngo abone umugabo nawe ngo uturutse imbere ye, ariko ngo amureba aravuga ati byari by'ubusuriya nawe yariraye, dusangiye ibibazo. Nta muntu wogenda runo rukerera, nawe ni kimwe nanje ni umunyabibazo. Ngo aramwegera, yari yamenye ko ari marayika, aramwegera ngo ashikara muhobera, ngo amuhobere ngo yumva ni marayika. Yama ngo amufata aramukomeza, ngo aravuga ngo sinkurekura utampaye umugisha. Barakirana, marayika aramubwira ati ndeka ngiye kugenda, ngo aramukiranya ayo magambo muzamuyumva. Ariko ngo bigeze aho yamukiranije cyane, marayika ngo amukora mu myonga y'itako. Yakobo ngo ukuguru kuraraba, ngo kurekura, atangira gucumbagurika. Marayika ngo aramubwira ngo kuko ngo yari yamufashe cyane, amubwira ati mbabarira, unkureho iki gisebo, unkureho iri shyano. Marayika ngo aramubwira ngo ndukibaye Yakobo ukundi, kuko ngo Yakobo ni izina ry'uburiganya, ubaye Isiraheli. Ariko ngo aracumbagira, amaze kumukora kuri wa mutsi, ngo aracumbagira. Ni ukuvuga ngo uyu muntu yahuye na Yesu azahindura ingendo, uzuhindura ingendo zigahinduka, uhindura habe n'inshuti, uzuhindura habe n'ivugo. Abantu uko bari bakuzi siko baza bakomeza kukumenya, ingendo zawe zihinduka kuko Yesu aba yagukoze. Nagira ngo tumenye kwinjira neza mu mbaraga z'Imana. Turi mu kugira ibibazo tukabura ikiduhumuriza, ugasanga umuntu uko arirukira ku bandi cyane akavuga ati ngaho ntabara. Yego nabyo ni byiza, ariko umuntu agomba kuba afite imbaraga muri we, imbaraga z'Imana, ukoresha intwaro z'Imana mu gihe cy'ibigeragezo. Pawulo niko yandikiye Abakorinto, haravuga ngo nyamara intwaro zacu ngo sikiza abantu, kuko imbere y'Imana zigira imbaraga ngo zo gusenya ibihome, zigakubita hasi ibi bikutu y'umwijima wose. Iyo wamaze gusobanukirwa neza kuko umuvandimwe wacu yaruhutse, yavuye muri uyu mubiri, nta mbaraga zakugiramo.
hari urundi rugero rwa gatatu narwo ruza runezeza. Ukunda Imana izishaka ko tumenya imbaraga. Niki dushaka? Izishaka ko tumenya imbaraga zayo, tumenye ko ikomeye. Ni igihe Imana igiye gutuma Mose kuja gukura ubwoko bwayo muri Egiputa. Yaramuhamagaye biramubwira ati ni wowe nabonye ugiye, ngiye kugutuma kwa Farawo uje gukurayo ubwoko bwanje. Ngo arayibaza ati ariko urinde? Imana ngo iramubwira ngo ndi Imana ya Ibrahimu, ndi Imana ya Isaka, ndi Imana ya Yakobo. Ibyo byari bifite icyo bivuze. Yari kwimwereka gukomera. Ndi Imana ya Ibrahimu, Imana izisohoza amasezerano. Ndi Imana ya Isaka, Imana izikora ibitangaza. Ndi Imana ya Yakobo, Imana ihindura amateka. Imwereka gukomera kwayo. Nijugutumye genda. Sifa kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Muzamumenya imbaraga z'Imana. Ibitera bwoba bya nijoro ntibikaza bigira icyo bikutwara. Hari imbaraga, kandi izo mbaraga zirakomeye. Twamenye kuvuga Imana, turayimenya mu magambo, ariko kwinjira mu mbaraga z'Imana kugira oleme nka kuriya Yobu yabikoze, ngo wike hasi byawe ubizane ubishira imbere y'Imana, bikakugora, bikatugora. Ariko nimureke twinjire mu mbaraga z'Imana, nimureke tugire ubumenyi. Iminsi tumaze twiga ntitwari tukiri abo kurira, ahubwo twari kunezererwa Imana nk'uko mbaye mbona ibiduhaye dukora. Niho dutandukanira n'andi mahanga ataramenya Imana. Abakozi b'Imana bagahaguruka bagahimbaza, bakabisobanura abakristo neza. Uwagiye yinjiye mu bwami bw'Imana, kuko hari impamvu zigaragara. Hari impamvu zigaragara zitwereka neza umuntu aho yaruye. Imana udufashe. Hari umutsi, uriya mutsi sinawuvuze. Tiwa Yakobo, uriya mutsi marayika yakoze akaraba. Uriya mutsi uzingiyemo byinshi. Uracyafite umutsi, uracyafite uwo mutsi. Kubesha ni umutsi, kuroga ni umutsi, kutagira amahoro mu bandi muturanye ni wa mutsi. Ariko umugoroba uwereka Imana ikore kuri uriya mutsi, ingendo zirahinduka, ibintu birahinduka. Hazingiye byinshi, nubwo ariko Imana ibafashe rwose. Muraririmbye, mbona ubwiza bw'Imana kubuza. Hari umugabo witwa Yobu